umaze kumvuga se ni uko nyine nyine se bahena ubundi byavuye ku cyubundi mbarumbwire ni abadirekita barinyise n'abanditse ese ntabwo uzi ko bahena nayo yakoreshaga muri filime yitwa Nyiramutasi we wayishutinga utaraba umukire none ubu ngubu uri umukire mugenzi wanjye ariko nawe gusiga ufite amafaranga bwana jewe se yakoze amafaranga muri kuyakura gatukana umwari umwari sizi ikintu dupfa ngo nuko ndi mugufi kandi nawe ntabwo ari muremure rahira njye ntabwo ngwino urebe ngwino ngwino wicare urebe kandi nta nubwo agusumba ni nso nsumba hehe ko ari uko wenda uje kandi tubahaye ikaze kuri Papa Rwera Family Official ngira ngo uyu munsi tugiye kuganiriza bano bantu muri kubona akantu gatoya ariko nzi neza ko muri buze kwishimira muraza kutwihanganira ku munsi w'ejo ntabwo tuzabona filime ariko ndizera neza ko kino kiganiro kiri buze kubaryohera maze ubundi kuwa gatatu tukazaza tubaha filime y'iminota myinshi reka tubanze tubakire Matibo reka dore kuri Matibo biteze amakuru ni meza siko nta nzi yuko nawe uri umuslay queen man ujya ugasa neza nyine gatukana umwari sizi ikintu dupfa ngo nuko ndi mugufi kandi nawe ntabwo ari muremure rahira njye ntabwo ngwino urebe ngwino wicare urebe kandi nta nubwo agusumba ni nso nsumba hehe ko ari uko wenda nta kintu nyine ntabwo nsumba ntihazagira umuntu ukubekera uva gusa ufite amafaranga yawe ntiwitunze hari ikibazo amafaranga ndafite uri muremure amafaranga ngo uri umukire cyane cyane ariko se ubundi ko nkunda kubona abantu bambaye umupira umeze gutya umupira usobanura iki umupira ntacyo tu umupira tusanzwe waguze mu isoko bisanzwe nagiye baraho madamu isoko banaca amafaranga make cyane 6 haguruka di eguka gatoya bahena we bigenda bite umaze kumvuga se ni uko nyine se bahena ubundi byavuye ku cyubundi mbarumbwire ni abadirekita barinyise n'abanditse ese ntabwo uzi ko bahena nayo yakoreshaga muri filime yitwa Nyiramutasi we wayishutinga utaraba umukire none ubu ngubu uri umukire mugenzi wanjye ariko nawe gusiga ufite amafaranga bwana jewe se yakoze amafaranga muri kuyakura oya gusa n'ibyari ntarinya afite bro oya reka tujye tuvugisha ukuri tuvuge ibintu bihari ari hehe nuse n'ijye wawe nose wivuze ko uyafite uvuga ngo urafite ngo mbere y'uko uyu nguyu atarayagira murangana aragusumba nuse mvuze ko nyamurusha utagiye kuvuga uko bitari nawe urabona uvuze ngo urafite nawe ari hehe ayantunga i Kigali ndayafite none se uri kurwana n'iki kumva ukuntu wahatanye none se kuko byanyabyo musigaye niko n'ubundi mumeze n'ubusanzwe oya ni uko turi imbere ya kamera none se reka mbabazi ngiye ndashaka mumbwire ni ikihe kibazo mujya mubona abantu babakunda bakurikirana filime mukinamo wenda yaba umwari cyangwa n'izindi filime mwumva inshuro nyinshi iyo mwahuye abantu bababwira ngo ikibazo kijyanye kimeze gute we na Matibori kuba wahura n'umuntu akakubwira ati ni ikihe kibazo abantu bakunda kukubaza cyane iyo bakubonye bakubwira kuri Matibori ngiye bakimbona tambaza ngo bahe Matibori ari menya bazi ko tubana ariko umwari mupfiki kandi ikintu gisekeje ni inshuti yawe ego mananye ambwira n'amabagaye indazi Matibori arara rimwe aho zugwa wambara ukazana nubwo yaba ari umunota umwe wonyine gusa icaramo byonyine gusa icaramo gusa ngiye nkubaza ikibazo kimwe uhite wigendera kimwe cyonyine oya ngwino nkubaza akabazo kamwe konyine uhita ugenda kamwe konyine oya ndose ngenda kubaza utagaragara muri kamera ni akabazo kamwe ubundi uhita ugenda yigende twikomereze none se babahena ubusanzwe kugira ngo wenda tuganireho gatoya ubusanzwe amazina yawe bwite abantu bagomba kugukurikiranaho no ku mbuga nkoranyambaga yose ukoresha yawe Instagram na Facebook ni yaduhuje Arsene nta mazina yanjye asanzwe niswe n'ababyeyi TikTok nitwa bahena
uzahita ukibona ari ikimoji kinini cy'ubururu cyane kiri guseka nicyo kizakubwira ngo wahageze. none se ni ryari wamenye ko ufite impano yo gusetsa ushobora kuba wakina filime ariko za komedi? ni ukuvuga ngo njye nahereye muri filime bisanzwe nyina filime ariko nyine bisanzwe ariko nkoresha iryo zina tu noneho najya nkora utuntu nko mu rugo navuga nk'akantu nkabona birabasekeje bya hatari nakora akantu ndi mu bantu nkabona barasetse noneho ndavuga ese ibintu wabikora ntabwo byarya bigerageza muri filime yitwa Amahitamo ntibyafata neza ndavuga ariko ntabwo byanga byakunda ndibuze kubiryamisha ariko icyo gihe filime yitwa Amahitamo ndakeka nayo niyo ushobora kuba wari waraje kuri seti yacu waje kuri seti yacu nibyo urambona ugati noneho reka dukora ibintu byatanje unzana mu mwanya ahangaha bihita binafata turatwika bihita bizamura femu kabisa ubu ngubu ndatambuka nkahita mvuga ati nanjye ndi wewe gukinana na Kamatiborisi na Matiborisi wumvishe wabonye ari ibintu byoroshye Matiborisi aya Matibori n'undi ni inshuti yanjye kuko na mbere yuko tuhurira muri filime umwari twari dufite ahandi hantu dukorana njye muza musanga ndi umukameramani urumva rero Matibori cyangwa se reka mvuge Fidia duhurira muri projet nyinshi zigiye zitandukanye rero byahise binanyorohera connection nyine iroroha byatari bita bimacinga fo ni ibintu byabaye byiza cyane ntago byangoye nawe yahise anyiyumvamo dukora ibintu byatanje kandi nyine nawe urabibona wese nka boss wacu reka nanjye nkubaze ubona njye na Matibori ibintu dukora hari byiza cyangwa ni bibi twitaye abafana se abafana bari kureba video byaza bikunze batubwira abantu bari kureba video nzi neza yuko bari buze kubikira muri comment hariya niba babona ari byiza bakanuri basanga babona ari byiza barabikunda ntacyo reka twigire kuri Matibori nawe tumubaze reka nsezera abantu ujya buretse urajya heza Matibori ni ryari wiyumvishemo impano yo gusetsa nyiri umunyeshuri guhera mu wa 6 primaire nyari ukuntu buri muri classe bavuga ikintu bagaseka wagenda bitonze bakajya bakubaza ngo se mufite ngo ko watuje kutavuze kandi njye numva ari ibintu bisanzwe navuga akantu gato abantu bagaseka nyine bigenda nyine bizamuka gake kugeza aho nyine wenda ngeze muri 6e secondaire mu wa 4 secondaire tutangira dukina nyine ama theatre nyine wajya ngo ceka ngo kabisoze gukina abantu tuzi gukina uzakine filime nuko nanjye nyine kumva mbikunze ngiye ukajya ukina ama theatre ariko ukajya ukina cyane ibintu bisekeje yari n'ibindi nakinaga ntago nyine nabona nakinaga ibintu bisekeje nabakundaga kuba amaroro y'abakobwa batwaye inda z'indaro wabasha gukina story ibabaje iteye agahinda exactly naranayikinnye itarasohoka nyine bro ubundi sinyangira emotion ngewe nta nimwe njyangirira umuntu ariko Fidia ni umuhata ahubwo ntabwo murabasha kumenya ibinasi wowe nyine nibwo ukibimenya ariko twebwe tumaze igihe tubizi nyine nibyo nkukinisha ariko acting zawe zose ndazizi yawe arazizi kuko yaranyenesheje yes uri mu bakinnyi b'abahanga kandi bazi gukina ibintu bitandukanye wamana ari ubusile nabukora ari ubu gukina agahinda nabikina komedi filime y'ubukomedi nayikina ari nabonye mu Rwanda kenshi iyo umuntu yazamutse ibintu bya komedi bavuga ngo ni umukomedi ariko ntakina filime yanjye mbona kenshi batajya babakinisha ariko hari igihe umuntu aba afite impano yasetsa abaye nakina asetsa yakina ababaye ko dukina muri filime n'umusaza wanjye kandi dukina filime y'agahinda nta nyine mu Rwanda tugira ikibazo cy'uko nimba wowe bahena bakuzi nk'umukinnyi ukunda gukina komedi iyo ukinnye ibintu bisanzwe baravuga ngo biriya bintu ari gukina ngo ntago bimubereye ngo nubwo waburira bingana gute ariko hari umuntu wabikoze kandi bigenda neza uriya umwari yarabikoze abantu bari bamuzi nka Alfonsina ariko bamaze kumenya ko azi no andi n'umukinnyi wa filime ni ryari rero winjiye muri sinema muri sinema muri COVID-19 ikiza urabizi niwe watangiye kumenyesha bwa mbere twarahuye guys twaraberanga ati namwe ati ngenzi gukina urabizi gukina yiye ngiye gukina utanandika filime mu mwanya abaranditse bukeye bwaho turakina nabanjuga atambwa ati wawe uzi gukina nawe rero byatangiye ampuzana ba Clapton
kandi kuraje nukomeza kubikora uzagera kure byahataye. urakoze cyane. Uracyari umwana, uracyari muto. Urumva se niba ukora ibintu bingana gutyo kingana gutyo uzajya kungana na mama Jati na Rengo rukina ibintu bimeze bite. Imana nyine nikomeza ikampa ubushobozi ikawutiza n'ubuzima ikampa n'ubuzima nzakina tu. Murabona umwaka utaha umwe muri mwebwe atazatwara wadi iyo ari yo yose muri iki gihugu? Iby'abadi byo ntabwo wabivuga, ntabwo ibyo wabitekereza kuko ntabwo wari ukibitekereza. Iyo utangiye gutekereza amawadi utangiye kwizamura hejuru, ahubwo wowe kora cyane babone kurenza. Ibyo ndi kuvuga nanjye nyine tuzakora cyane baguhamagare baguhe awadi. Turabitegereje nyine nimba koko ntacyo byaba bitwaye. Reka dusoza dushimira abantu ijambo rimwe ku bakunzi ba Matibori, ku bakunzi ba Goreti y'umuturanyi, ku bakunzi ba muri Mayihiro, Petronira, muri Shavu, muri Haydeni harya nayo irimo. Oya ndi muri Shavu, Singenewe, muri Maridota nka Jane. amazina ni menshi. Rero icyo nababwira ni uko ndabakunda cyane. Ikindi kandi guys, ejo nabuze na account yanjye ya Instagram, mugende mwandike po Goreti Matibori umfollowing nimba ko kumunda. Ariko nafunguye indi nshyashya ifite 0 subscribers. Mfite na YouTube nshyashya nayo ariho Goreti TV, unamfollowing kuri TikTok ni Goreti Matibori. So guys, I love you so much. Ijambo ryanyu man, njye ndabakunda tu. Ndabakunda kandi ibyanyabyo bitari bimwe by'uburyarya. Njye nkunda abafana banjye. Umuntu uzambwira ngo twaraho yarambugisha ndamwihorera cyangwa aranyandikira ndamwihorera. ako se baye ubundi gira umukunzi cyane rwose. Ufite umusheri cyane uze ubwira uti sheri ntago nubwa mbere mbonye umusitari wemera ko afite umuntu ndamufite. None se mwihakane ni sida? Igo ntago mwamuhisha, arahari kandi uramukunda cyane. ni urucabana. Mutera agatomo murebe hariya muri kamera, bigaragara ko ari kukureba kuri kamera. Mubwire nk'akajambo ko kuri kamera. Ibyo bintu by'imitoma kubizi ko biba bigoye hiro, wagiye utubabarira. Dufite ukundi kutuganira imitoma byari ibyanyu bya kera, ngo hagati y'ibiti bibiri aho twakundaga kunyura ndagera nkakebuka akwibuka. Ibi byari iby'abanga, ariko uzi ukuntu fide buriya ntiwazi kuririmba uretse ego mana yanjye we. Ntabwo nzi kuririmba. Thank you very much, mwarakoze cyane kandi wakoze cyane kureba kino kiganiro. Komeza ukore subscribe, aba ndabakuzaniye ejo nzakuzanira n'abandi. aho njyewe kabisa barakantu kamwe ase ntabwo following murabiki kuri Instagram. Instagram muyireke, jya kuri TikTok yanjye ukore follow. Ibindi byose ubundi mbaza icyo ushaka. Urebe video ukuntu hariho video zisekeje. Nimba ukunda guseka wagiye ukareba kuri bwicwe n'irungu. Genda urisacinge bahena ureko icwa n'irungu. Niba hena jya kuri TikTok ntanga abakunzi ebana harashya. TikTok Goreti Matibori, Instagram Goreti Matibori. Ndabakunda cyane mu follow kuri Instagram cyane. Instagram rwose hariho 0 followers. Thank you so much. Thank you.